wenda barahari n'abasinematiste n'abantu bose bakora film n'abantu bose bari mu Rwanda bakeneye kugira ngo mubashe kwiteza imbere n'abandi bityo n'umuntu ubikora byamutunga nk'uko iyindi myuga itunga abantu hano mu Rwanda. Hanyuma rero ibyo bya film noneho tugahita kuri moto ubundi fashion cyangwa ibijyanye n'imideli ubitangiye ibintu bya fashion ntabwo igihe kinini ariko nyine kubera ko mbikunda numva ari ibintu nzobereyemo cyane ntabwo mvuze ariko ndi umuhanga muri ibyo cyane nabyo mufite imyaka 18 none ufite imyaka 19 wakwemeza mu mwaka hanyuma ubikora gute ubikora ryari byose tubibihuza ni ukuvuga ngo uburyo mbihuzamo dufite na club nyine urabona fashion nyine ntabwo biba akenshi ntabwo yari umuntu nyine twebwe iyo twagiye nko dukoresha nk'ibitaramo icyo gihe wenda badutumiye nk'ahantu runaka tukagenda tugakora fashion abantu baje mu gitaramo bakishima bakishyura amafaranga n'abishyuye make bakagenda bongera ahantu fashion njye mbona ikunzwe cyane ahubwo fashion iri kimwe mu bintu bikunzwe cyane kuri iyi si sinzi nimba abantu benshi bayizi ariko aba baje kuyibona babona ari ibintu byiza cyane iyo tubikoze abantu barishima cyane kandi dusobanurira abantu fashion cyangwa se niyo no mwagiye kugaragaza ibikorwa bya fashion ubundi icya mbere ni ukwamamaza imideli aho ngaho nyine tuba turi abanyamideli bari kwamamaza imideli ku ruhande rumwe ariko nyine hari n'abandi bantu babibona nko kwishimisha kuko nyine harimo ababikora mu muziki ukabona nyine biraryoshye nanjye mbikunda cyane ni ukuvuga ngo nyine fashion iyo cyane iri mu muziki ni ibyo bita modern dance niko numva bivuga ubona nabwo bimeze nko kwishimisha kuko abantu barabikunda cyane tu. Hanyuma abantu baje gukora modo berekanye imideli bayerekana gute? Ese bagenda bagahagarara bakavuga ngo dore imideli twazanye imeze isya? Biterwa n'imideli muri kwerekana uburyo imeze n'abari kuyerekana abaribo ntago navuga uko njyewe nkora no turi uko weho ukora wewe model uyifite muyikora gute kumwe n'abagenzi bawe? Icyo gihe nyine kuvuga uburyo ki system dusobanurira abantu bari kubireba ntari abantu batazi model batazi iyo mideli batazi bikiyese ibyo bintu ubundi mukora ni ibiki mwerekana ibiki mugaragaza iki tuba tugaragaza imyenda igezweho hanyuma imyenda igezweho yerekana ite se mwayiguze mukaza mukayibereka cyangwa muyikura ahandi hantu hatandukanye mukavuga icyo gihe uburyo tubikoramo hari gihe ari imyenda nyine ari iduka ryabaha imyenda ngo mu yamamaze hari n'ubundi buryo twebwe ubwacu tuzi kudodamo iyo myenda nyine style nshyashya twihimbiye twebwe izo style iyo twazihimbiye tuzishushanya mu myenda iyo myenda tukayambara tukajya tukayimurika abantu nyine izo style tukazibamurikira bakazibona iyo umuntu ayibonye nibwo amenya ko iyo style ihari kandi atarasanzwe ayizi akabona ni cyashya nyine yabonye ni cyashya ahita agenda akayikoresha nawe akayidodesha no kuvuga ngo icyo gihe abahakuye style hari n'ubundi buryo nanone abahakuye iyo wenda twambaye imyenda turi kumurika imyenda icyo gihe aba yabonye umwenda ugezweho akagenda akawugura niwo ugezweho nyine muri iyo minsi hanyuma yabonye umwenda ugezweho muri icyo gihe we atanga iki usibye kujya gutanga amafaranga bakayimudodera bakamufitira gutyo umwe we atanga iki kuba bamweretse uwo modeli bamweretse ko hari umodeli mushyashya tuba twakoresheje igitaramo ukaba yinjiye yishyuye nyine hanyuma ku gitaramo mwarishyuje mwishyuza amafaranga angana gute byakugeraho mu akamaro kuri wowe yewe biterwa n'aho twagikoreye biterwa n'aho twagikoreye sinzi ko nakubwira ngo twagikoreye ahanana ubwo soze navuga ni henshi cyane ahantu nakoreye ibitaramo tu mwakoreye igitaramo kuva ati hano noneho mwakuye yashoboka twakuye amafaranga ashoboka smart nawe rero ibintu kumbaza ubuse ubwo mukanya wambaza n'amafaranga ariko ndumva atari ngombwa kugenda amavuga niba ari abantu banzi abantu ry'akazi reka tubyorere ngo ubutaha tuzayibona
gusa hari abantu bashobora kuba bati ese uwo muntu akorera he, dufite iduka ry'imyenda aha n'aha, ashobora kuba yaza akadufasha, nubwo muri iki turi mu rugo ariko hari n'ubundi buryo bwishobora gukorwa kwifashishije ikoranabuhanga cyangwa se mukabikora gutyo. Hanyuma babona gute weho cyangwa se n'andi bantu mukorana? Jewe iduka ry'imyenda wari uvuze, ntago njye mfite iduka ry'imyenda, ariko ahubwo namamariza abantu bayafite. Ubwo rero ndamutse ngo mvuze ngo dufite iduka ry'imyenda, undi wanyishyuye ndimo ndamwamamariza cya gihe kontara twasinyanye yararangiye, naba ngiye kumwamamariza bwa kangahe, bwa kabiri cyangwa n'ubwa gatatu nimba twayigeze. Ushobora kuba wambwira uti muzatwamamariza cyangwa ukavuga uti ni gute koko babikora. Ujya kuri YouTube ukandika Dani, ugasiga akanya ukandikamo Murindwa, ugasacinga uhita ubona ibikorwa byanjye byose, harimo n'izo fashion, harimo na filime zanjye na comedy, uhita ubibona byose. No kuvuga ngo nanone ubaye hari igihe waba uvuga uti nimba koko bamamaza, nimba ari abanyamideli, ni gute nabonana nabo kugira ngo banyamamarize. Nabwo wampamagara, ntari bindaza kuba namba zanjye. Araza kuba nimero ze muzifatisha ko buri ahantu hatandukanye hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi muri rusange, bati nyamuneka abantu uwo muntu ko numvisha ibintu abikora neza kandi abizi, bati njye ndashaka ko amfasha mu kwamamaza ibikorwa byanjye, imideli aho ufite kuba inzu zitunganya imyenda cyangwa zikora imyenda itandukanye, akashaka kuzana umudeli mushyashya akawukubwira, ukaba wadodera abantu bakawukunda. Ushaka ko rero waza kubikora mu buryo araza kubikubwira. Hanyuma noneho turi muri modo mwamwagiye kwerekana imideli, tubwiye ko ari ibintu ndagiza kundi ibintu byinshi. Hanyuma muri modeli yihariye ni ryari, ni iyo modeli wigeze kwerekana so wambaye icyo gihe werekana umudeli niwe uvuga ko ati bari abantu ugahinguka bavuga kuri public abaturi umuntu koko aje yambaye neza, yaje gukoresha neza. Ni ryari mu modeli w'umeze nazo mushushanye se uraza nicyo mushushanye, nambaye ipantaro na Godas, nambaye ipantaro ni na Rugabire, cyangwa se nambaye niyokoshesheje gutyo ko mideli tugendana na style y'umuntu. Iki gihe wari wambaye ite, wari wikoze gute, n'umunsi wateguye gute, umugire bavuze ngo uyu muntu wow yambaye neza. Ni ukuvuga ngo nyine akenshi usanga imideli nagiye nkora iyo ntambaye ikabutura mba nambaye nk'igitenge nyine. Nagara agatenge n'igitenge nari mvuze. Uburyo mba nyambayemo byo uzabibona nujya kuri channel yanjye, uzabibona mu mavideo cyangwa wabireba no kuri Facebook naho mbaho ni Dani Murindwa, nabwo wabibona ayo mafoto tu. So hanyuma noneho nk'umunyamideli uradufasha, umuntu wambaye neza w'umusore aba yambaye ate, hanyuma noneho wambaye neza w'umukobwa aba yambaye ate, turaza kumeza n'abandi. Ni kuvuga ngo nyine usanga abantu bakunda kwambara bitandukanye. Umuntu wambaye neza kuri yo none yambaye kuri njyewe se ni kuvuga ngo kuri njyewe umuntu wambaye neza ni umuntu uba wambaye ikeka nimvuga ibyo nkunda njye. Tuvuga ushobora kubona umuntu mu nzira ati neza uriya muntu ndavive yambaye neza, umuntu aba yambaye ati kugira inama abantu bose bashobora kuba yafite imyenda iyi ariko ntamuzi ko nyambara. None umuntu werekana imideli ni ibintu bigaragara ko hari icyo ubizi. Wowe umuntu wambaye neza ni umuntu wambaye gutya wese, yambaye inkweto zimeze gutya, akashyiraho ipantaro imeze gutya n'ishati n'umupira cyangwa se ashyiraho n'ingofero. Wowe umuntu ni uzamenya ko yambaye neza abibwiwe nawe. Njye nta muntu n'umwe njya mbaje kubwira ngo yambaye neza, ahubwo ni njyewe umenya ngo ese nambaye neza. Nabyo ndabyibaza sinjya nsobanukirwa nimba nambaye neza, kuko ubu nshobora kuvuga ngo umuntu wambaye neza yambaye gutya, umuntu uri kunyumva yabyambaye akajya abihozamo buri gihe akaba ari kazajya ahora yambaye. None undi muntu wambaye bitandukanye na wundi akavuga ati ibi bintu najyaga nambara nzi ko ari byiza kweri, ni bibi burya kubera icyo ari bibi, nari nsanzwe nambara ibintu bibi, ugasanga nawe ndamushenye. Nta mpamvu rero njye ndumva nta muntu wambara nabi. Noneho ku giti cyawe wambaye neza wambaye ute? Iyo nambaye neza mba ni muri fashion, n'igihe mba ndi muri fashion. Noneho wambaye nambaye nte? Umuntu wambaye neza njye mbona iyo wenda umuntu yambaye afashe nk'umupira, ariko umupira usa nk'aho ari munini kuri we, urumva icyo gihe iyo wambaye umupira munini kuri we ariko ufite amaboko maremare agera mu bya hano, angiza hano agashyiraho nk'agasaha, hasi akambara nyine, ndavuga ku bahungu, hasi akambara nk'ipantaro isa nk'imwegere hasi mo kuntu bisa, yashyizeho n'inkweto zifunze, njye mpita mbona yambaye neza tu.
hanyuma nayo nanjye kwirya ngo niyanjye nabikoze ariko nsanze ntabikoze kubera ko nanjye ntabwo nabikoze maze hanyuma rero ubwo ngubwo ubutaha nyine ndakamenya hanyuma noneho umukobwa yambaye neza aba yambaye ate bimeze gute bahagaze umukobwa ahagaze umukobwa se iyo umukobwa yambaye wenda hari abakobwa njya mbona nyine bambaye wenda nk'ijipo itaratsemo ukuntu itaratse ariko atari ndende ngufiya yenda kugera hano hejuru y'amavi ariko itari hejuru yayo imanuye hasi mu kuntu mba mbona yambaye neza hejuru yambaye wenda nk'akantu nyine katari ikintu kimufatiriye karekuyemo ukuntu ku buryo hejuru utabona kimufashe mba mbona yambaye neza hanyuma ku bamama abamama bambaye neza umumama wateze iyo yateze ariko agatega wenda afite nk'umusatsi nyine agatega gutya umusatsi agatega umusatsi gutya ugasaguka hasi yangiza akambara wenda nk'ishati y'igitenge cyangwa akambara nk'umupira hasi ukabona yambaye n'ubundi ikintu icyo ari cyose kidoze mu gitenge ariko igitenge cya made in Rwanda mba mbona yambaye neza cyane cyane ku mumama nyimuriho cyane iyo agatambaro yahambiye mu mutwe n'undi araka cya gitenge yambaye agasa n'icyo yambaye hasi ariko cya made in Rwanda mba mbona yambaye neza. Yes. Abo ni abantu batatu amaze kutubwira hasigaye none umuntu umwe ukomeye w'umupapa. Umupapa we wambaye neza kuri weho n'umupapa wambaye gute bishimishije. Yambaye costume yikwijije ahantu kabisa nka papa nyine uburyo papa ajya yambaramo. Hanyuma rero ngabo rero nabantu bambaye neza arabitubwiye nk'umuntu w'umunyamidea aragutsobanurira nawe nizere ko mukanya gato nuzo kujya muri shop niba zafungura ukajya muri shop nizere ko zabitamo neza kandi bizakugendekera neza cyane. Hanyuma noneho ibyo byari ibintu bibiri twari tuganiriye ariko hari n'ikindi cya gatatu tugiye kuganiraho noneho cyitwa comedy. Ubundi comedy ni iki? Comedy ziba zimeze zite? Umuntu utazi comedy ese yaba ati comedy ndazumva zivuga ariko ntabwo nzizi bamusobanura gatoya. Comedy kuzi ikintu ubundi usanga comedy ziba zinagoye tu ntabwo uzi ko ari ibintu bigoye cyane ariko nta nubwo bigoye ku muntu. Hari abantu nyine bumva ko bitagoye ariko comedy bisaba kuzitondera kuko comedy ushobora kwibwira ngo ugiye gukora comedy ariko ugasanga ya comedy ukoze ntabwo ishimishije abantu, abayirebye ntacyo bibahinduye, bagumanye n'ubundi uko bari bameze niko bagumye bameze. Uko iyo umuntu arebye comedy biba bitandukanye nuko yari ameze mbere yuko ayireba. Hari igihe ureba comedy nyine wayibona ugahita wishima, nimba ururaka ugahita wishima, wenda nimba utarunaraka ariko uko wari umeze umuntu ahita abona uhindutse. Iyo udahindutse rero ntabwo iba ari comedy. Ahubwo comedy nyine uko byagenda kose ushaka buryo kiri abantu bari wirebe bakabonira bashekeje cyangwa idashekeje umuntu akabona biramutangaje. Nyine iyo bimutangaje ubwo nyine ahita byibazaho bigatuma atekereza nyine kuri ako kantu amaze kubona, bituma nyine umuntu yishima bikamufasha. Abantu bakunda kwitiranya comedy na film. Ubundi comedy na film bitandukanye. Comedy na film, comedy ituma umuntu nyine uri kuyireba biramutangaza cyane kandi ukunda gutungurana. Comedy usanga ari ibintu bitunguye abantu ariko filime ntago nyine uri kuyibona ari ibintu uri bukomeze ureba. Uko filime ugira amatsiko ubundi filime uyu umuntu ari kuyireba abyumva afite amatsiko ati ubundi biragenda gute, ubundi bigiye kugenda gute koko. Ariko comedy ni ibintu bigutungura ugahita useka ako kanya bigutunguye, nibyo wari uri kureba, nibyo wari witeza atari byo ubonye, ntago ari byo ubonye. Hanyuma noneho twakugezeho noneho nawe Daniel umukomediye nyuma yo gukina film na nyuma yo kuba mu model none uraza gukina na comedy. Hanyuma comedy nziza kuri we ni comedy imeze. Comedy nziza kuri bye ni comedy nyine umuntu uri bugire, umuntu ari burebe agahita aseka nyine akishima. Muri comedy wakiniye niyo comedy yagushimishije? Ni comedy nake ubitekerezeho gatoya hanyuma nawe afite ibibazo ushaka kubyandika ndayibonye tukaza kukimubaza akagisubiza. Hanyuma comedy yaba yaragushimishije muri comedy zose wakiniye ni comedy ye? Ni comedy nigeze gukina
twari abahungu bajya muri batatu, nimba ni batatu ariko uko mbyibuka nyine ni umukobwa twari turi gutsindira, twaneshutinze kera gusa nyine nubwo twayikoze kera yari nziza, njye ndayikunda muri komedi zose nakinnye, kuko umuntu wese uyirebye ubona yuko iyo komedi mutunguye, ibimutunguye. Iyo komedi twakinnye no twari abahungu batatu turi gutsindira umukobwa umwe, icyo gihe nyine uwo mukobwa nanjye wamutsindiye, icyo gihe nyine namutsindiye nkoresheje umukandara. Ubwo rero abari bagiye bose byari byabananiye, bagenda nyine batsindwa bagaruka, njye ndagenda nkoresha umukandara nyine ndamutsinda. Uburyo ki nabikoze abantu nyine bari bari kwibaza, uwo mukandara nabanje no kuwutira abo twari turi kumwe, abantu bakibaza se umukandara uratira wiki, ndawutira nyine ndawambara ndagenda ngezeyo nyine nyina komedi. Iyo ngiyo komedi iba kuri YouTube nyine uko nababwiye, yitwa umukobwa w'umwiyemezi utinya inzoka. Ni igice cya kabiri, ifite igice cya mbere n'icya kabiri. Iyo komedi nyine impamvu nkubwira ngo ni komedi numva nziza nanjye nakunze, umukandara iyo abantu babonye watse buriya baravuga bati umukandara wundi arimo arabyiki bundi uriyagiye ko n'undi abandi bose batsinzwe. Rero iyo ngezeyo nkoresha ubuhanga bwanjye nyine nkamutsindira nkoresheje umukandara. Yaramutsindiye nawe ushaka kujyayo ukareba se iyo filime iyo komedi yakinwe gute, ni gute yaje kumutsindira abandi bose bamubuze. Hanyuma noneho ngo byari kuri komedi, tugiye komedi wakinnye yanagushimishije cyane ko waje gutsindana n'umukobwa abandi bahungu byabananiye, nibanga wakoresheje twaribonye n'umukandara watiriye biza kumukanisha kari inzoka. Hanyuma noneho usibye urwo rugendo rwa komedi mu Rwanda hari abantu benshi bakomediye bakina komedi benshi bavuzi, ariko se ninde muntu uvuga ati umuntu nifuza kuba nakinana nawe muri komedi? Muri komedi ni Nyax. Umuntu Nyax muramutse muhe none wamusaba ko mukiniye komedi. Iyo komedi ndazifite nyinshi zanditse, mana yanjye nyinshi ndazifite. Namuhitiramo imwe muri izo rero. Iyo ngiyo muhitiyemo no tuyango kine none abantu barebe hano kugira ngo tubashe kuba bavuga ati ko kuba muntu kuko Nyax aba yanamurambagiza bana gukoresha kugira ngo iyo komedi wifuza ko waje wakinana na Nyax reka tugure umwanya none ugakina ugatera mu masegonda makeya turebe. Musemana ubwo ni murana ntituzatishutinze bwa kabiri nta kibazo, ko n'undi imbere cyane bara amasegonda 3, ko n'undi hano turi kuri televiziyo ubwo abantu bose bagiye guhita bayibona babone n'undi irarangiye. Yes, babone irarangiye reka tubihunge noneho tugere no muzamo musanzwe. Noneho ubundi ufite umukunzi? Umukunzi ndamufite. Umukunzi no wafite girlfriend? Ndamufite. Umukunzi wawe yitwa nde niba atari ma? Tunamuvuga arahari nyine ndamufite, ntago ndumva ntamuvuga ariko arahari tu. Hanyuma noneho umukunzi ubwo umukobwa mwiza kuri Dani n'umukobwa umwete ubwo guteye. Umukobwa mwiza umukobwa mwiza ni umukobwa usa nk'umukunzi nka sheri wanjye. Nara mukabona habonetse umukobwa usa nawe ngo wumva ko azitaneza aba yamutwaye. Hanyuma noneho hari ikintu kijyanye no kwitukuza, abantu bitukuza, abantu n'umukobwa n'abahungu none byari mu bakobwa bose n'abahungu baritukuza. Hanyuma noneho nicyo kujyanye no kwitukuza mu make. Kwitukuza ariko ubundi ntago ari byiza, ubundi ugomba kugumana uruhu rwa Imana yakuremanye. Hanyuma noneho haramutse abaye abantu bahinduye noneho bayitukuje cyangwa se batayitukuje ko bashaka kuba ibikara, abantu bavuga ko bakoze iki? Bashaka kuba ibikara bari inzobe se? Bari inzobe bavuga ko bakoze iki? Umuntu ariko ndakeka ko nta n'uwaba aramutse abaye noneho byakitwa ko yageze iki? Yashatse kwihindura uruhu rw'Imana uwo nawe ni nko kwitukuza. Umuntu ushaka gutukura nyine we umuntu ushaka gutukura muri inzobe bivuga ko kwitukuza, noneho utashaka kwitukuza ushaka kuba igikara yakoze yabyinza. Ushaka kuba igikara bavuga ko yakoze ikintu no babyita, bavuga ko yikaraza ubwo bavuga ko ari kwikara. Uyitukuje aba yitukuje no kuba igikara aba yikaraza, aba yizengurukije. Bayikaraze agaruka kwikaraga ugahita wikaraga igikara nyine tsiri. Cyangwa waba witsira imyari. Dukomeze. Hanyuma noneho igihekane mpya cyandikwa gute? Mpya ni ma na pa na ya.
ma na pa na ya hanyuma ijambo riri n'igihekane pya impyisi byonyine serupyipyimyira impyisi yakoze bya bindi hanyuma no ndakubwira ndashaka kubwira utu noneho ukabisubiramo uravuga uti mwabagabo mwe aho bahababoheye mwabagabo mwe aho bahaboheye mwabagabo mwe aho bahababoheye mwabagabo mwe aho bahabo byananiye aha byamunaniye noneho ku kimu cy'amagaza kana kanjoga ku kimu cy'amagaza kana kanjoga nikumbwira nabyumvise rero ko yabikoze neza cyane twe kimwe tugana ku muzazi ko noneho Dani noneho aboneka gute umuntu umukeneye size ngizi yamukura he kugira ngo utanga adresse y'abantu bagukurikira bashe ko bavuga ati Dani no twasanze n'umuntu mwiza twasanze afite ibintu byinshi akora ariko tuba twamufasha mu buryo umuntu cyangwa se dumukeneye twamubona gutyo Dani nyine ni umuntu ukina amafilime ni umumodo ni umukinnyi wa comedy kuri YouTube nitwa Dani Murindwa iyo usacinze iryo zina uhita mbona ugakora subscribe kuri channel yanjye na like na comment na share kuri Facebook nitwa Dani Murindwa naho Instagram ni Dani Breba no kuri Wikipedia ni Dani Murindwa hanyuma noneho abantu badakoresha ubwo buryo bundi ariko ifite telefone ye ashaka kuba avuga ati nimero ye namuhamagara gute namubwira n'igitekerezo cyanyunganizi yabo kumamagara nabwo MTN yanjye ni 078 93 17 814 Tigo ni 072 64 801 hanyuma dusoza n'unamutse mu ijambo rimwe uramutse uhuye na Nyakso wa mbere na Speransia ndetse na Seburikoko abantu icyo abisabira nabasaba ko dukorana Nyakso namusaba ko dukorana uko nkinana nawe comedy ni ukuvuga ngo Speransia nawe tugakina na filime Seburikoko nawe nuko ni filime kabisa noneho dusoza n'icyo yabwira abanyarwanda bose muri rusange abakunzi ba filime abakunzi ba comedy n'abakunzi ba modo ni icyo babasabira n'icyo babisabira ni ukuvuga ngo icyo nabanza kubabwira cya mbere abantu basike bariha ibintu byo kumva ko yagendera ku gitekerezo cya runaka ngo runaka nimba ari umuntu ukunda kuvuga gutya ngo ndajya mvugana ngiye mvuga ugasanga iyo mvuga irahitinze mu gihugu hose n'umwana w'imyaka 5 arayivuze kubera ko abantu bakunda kwigana n'ibyo byitwa kwigana ubundi umuntu agomba kwiremera igitekerezo cye akareka kubakira ku bya mugenzi we nimba uzakurikiza ibyo runaka uvuze nawe ukabigenderaho ngo nuko yaririmbye indirimbo akumva ikunzwe nawe ukayisubiramo ako kanya ubukoze icyo bita kubakira ku bya mugenzi wundi ugomba kwishakira fondasiyo yawe ugahanga ibyawe ukabizamukiraho wazana igihe wazaba waramoze kubona ibyo wagezeho ukavuga uti ibi ninjye wabyihangiye ninjye byavuye mu mutwe ndabitekereza ndabikora ibyo ari ibintu byo kwigana byo gusubiramo nabyita kugira nyine kubakira kuri gahunda z'abandi ni ukujya mu bitekerezo by'undi muntu akaba ari ugusangiza ibyo ukora icyo gihe abagutekerereje ugomba kwitekereza ibyawe akari ibyo ukora nicyo navuga ubundi ni ukuvuga ngo abantu bagendera ku by'abandi ntabwo ari byiza biriya bintu nge mbona atari sawa kabisa hanyuma niyo nama nicyo gitekerezo cye nicyo kintu abwiye abanyarwanda muri rusange gukora ibyawe bikuvuyemo ndetse n'ubushobozi bwawe reka tuvuge ngo abanyarwanda mwese murabyumvishe Dani niko ababwiye ariko se ubundi iki kibazo kirahari ikibazo cyerekeranye iki kibazo cyo kuba abantu bigana bagira gute ibyo bintu birahari cyangwa ni ko akunda umuntu abari umustar ikintu yakoze cyamenyekana gusa ntabwo ujya ubyumva biriho cyane tu biriho abantu benshi bakunda kuvuga imvugo z'abantu wenda nimba umuntu nyine yavuze ikintu nawe ukakigendaho nimba yakoze ikintu nawe ukakigendaho si n'abastari gusa nyine usanga abanyarwanda dufite umuco wo kwigana ntibamenye kugendera ku byabo ntibamenye kubakira ku byabo bafonde fondasiyo yabo bayizamukireho ibyo ngibyo urabona nyine ushobora nko kuba uri umugabo ufite umwana
uwo mwana ukamuha imodoka, iyo modoka iyo umuhaye igacara mu muhanda ayirimo, baravuga ngo dore imodoka runaka inyuzeho, ntabwo bavuga ngo dore imodoka y'uriya mwana uyirimo. Uriya mwana uyirimo ntabwo iba yitwiye se. Rero nawe nuzamukira mu kintu cy'undi ukajya mu gihangano cy'undi ukagikoresha, icyo gihe baba bavuga ngo runaka wasubiyemo indirimbo ya runaka. Hanyuma rero ni impanuro, ni inama nziza cyane ahaye abantu, ndakeka ko ari byiza kuzikurikiza. Hanyuma dusoza nyamwitse abantu cano yitwa muki, baragukurikira gute tubone ku musozo? Ya cano yanjye kuri YouTube n'undi ni Dani Murindwa, ntabwo bijya bihinduka kabisa tu. Gusa nyine ndakeka abantu bandi bashobora gushaka n'ahandi babona video zanjye no kuri Facebook zaziriho, iyo wanditsemo Dani Murindwa uzibona, ndavuga video zanjye nyine ya. Hanyuma rero reka natwe tubashimire, tunashimira umutumirwa w'aka kanya twaraganiraga nawe, tukubwira ngo komeza unogerwe n'ibiganiro byacu. Inama shorejeho murazumbishe no gukora ibyanyu, gukunda no gukora iby'iwacu, tugakunda iby'iwacu, tukirinda umuco wo gukopera cyane cyane muri ibi ngibi bijyanye akenshi bakunda kubyita gushishura, ariko reka twizere ko abanyarwanda ibi ngibi bibaye isomo ryiza cyane yahaye abanyarwanda n'abandi bantu muri rusange, yaba bakora ibyo ngibyo twumvishe ko yahaye ubutumwa bwiza Nyakiso Seburikoko ndetse na Speransia, cyane cyane ko ari abo bantu yirafiraho mu bijyanye n'ibyo akora ndetse n'ibyo akunda. Ubwo nizere ko nabo bamaze kubyumva, utaha tuzaba turi kumwe nabo ariko banatubwira se babyumvise gute. Hanyuma rero icyo nakubwira ngo kora subscribe ni KB250 TV kugira ngo tubane nawe, wumvise ko nawe ushobora kumusanga ukamukurikira ukaganira nawe, ukabamuha ibitekerezo, inyunganizi n'ibindi buryo bwose, ariko tuye ko impano z'abanyarwanda, impano z'abantu muri rusange zazamuka bityo zigatera imbere ku kigero yifuza, natwe twifuza kugira ngo bibe byatera imbere. Mukomeze unogerwe n'ibiganiro byacu rero. Njye nitwaga Emmy Zunyatubane muri Sambwe, ndi kumwe na Dani Murindwa. Bye.